muraho neza bakunzi inshuti bavandimwe badusangire tubifurije Pasika nziza. Turashaka rero kuganira namwe ku bijyanye n'uyu munsi twibuka wizuka by'umwami wa Yesu Kristo. Turi bubereke amashusho y'ahantu heza cyane twasuye. Ni karibu. Aho hano rero hereye mu gace ka Dallas, Texas, umujyi wa gatandatu munini muri Leta no mu gace ka Fort Worth menshi mutahazi umujyi uherereye iburengerazuba bwa Dallas yegeranye. Umujyi rero tugiyemo witwa Grand Prairie, niho hariho iyo nzu navuga yuko itangaje cyane. Ni Grand Prairie aho ngaho. Ngiyo murabona iriya dome cyangwa uriya musongero uri hejuru. Iyo nzu yitwa Louis Tussauds Palace cyangwa Le Palais de Louis Tussauds. Murabona ko ari izina y'Abafaransa. Ina rero Abafaransa baba bariho mu mateka cyane. Ni inzu iri iruhande rw'umuhanda munini cyane, aho mubona hakurya imodoka zirukanka cyane, ariko uburyo yubatse ku buryo buteye ukwibaza cyane. Kinjira uhita ubona iyo dragon. Abantu babaye muri Chine barabizi. Dragon ubundi ni ikimenyetso gikomeye mu Bushinwa. Sinzi ko ari ikimenyetso cy'iki, ariko ni ikimenyetso gikomeye. Benshi bavuga ko yizigeze kubaho, ariko iyi ngiyi ikozwe mu cyuma. Murabona ko yari Abashinwa nk'ukuntu babivuga nyine. Ifite n'inzara aho ngaho nini cyane. Ni ikisitati kinini cyane. Ko rero reka twigira aho ngaho. Murabona iyo building, iyo nzu ukuntu imeze. Ni inzu nini. Abantu benshi babaye mu Burusiya ndumva cyangwa mu Buhinde ari ikintu bahita bamenya, kuko uburyo yubatse nuko imeze. Niyo dragon imbere yaho, ariko uburyo yubatse ku buryo bwiza kandi ubutangaje. Bwonyine uwirebye n'amaso uri hanze wumva visite yawe ihagije, ariko ibanga riri imbere. Niyo tugiye kubajyana. Umwanya wo kwinjira. Umukobwa wanjye mubona ari inyuma niwe watubwiye bwa mbere iby'iyi nzu, kubera ko yabimenye ku bandi bana bavuga ko ababyeyi babo babajyanyeyo, nawe yumva ko ashatse kubajyana. Tuzababwira impamvu y'umwihariko ibiri muri iyi nzu, ni impamvu y'umwihariko abantu benshi bakunda kuhasura. Ariko uyu munsi turavuga iby'umwihariko, turafokasinga cyangwa turareba cyane ku mateka y'umwami wa Yesu Kristo. Katwinjire rero. Urariha aho ngaho. Murabona ko atari amafaranga make ya $155 amadolari, abantu bane. Tutangire rero inzira y'umwami wa Yesu Kristo. Iri ahantu hihereye bakoze hatangaje. Ukinjiramo uhura n'amategeko 10 y'Imana ari ku kibambazi, ariko n'amabuye cyangwa bimeze nk'ibintu bikoze mu sima bimanitse ku kibambazi byanditseho amategeko 10. Ngiryo ni itegeko rya gatandatu ritubuza kwica. Kandi murabizi neza yuko opozi yo kwica n'urukundo. Dukundane, ukunda mugenzi we ntabwo ashobora kumwica. Luka 2:10. Murabyibuka aho ngaho marayika asura Bikira Mariya igihe yarafite ubwoba. Hanyuma Luka 18:16. Isomo ryiza ritwigisha natwe kwicisha bugufi. Hano Yesu yavuze ngo nimureke abana baze. Murabizi abana bicisha bugufi. Abana ni ikimenyetso cya innocence. Bavugisha ukuri.
ngiyo shusho y'umwami wacu Yesu Kristo. Amashusho mubona ahangaha si ukuvuga ko tuyaramya kuko twebwe mu myemere yacu ntiturama cyangwa dusenga ku mashusho, ahubwo ni n'amateka nuko navuga. Ni nk'ukuntu wareba filime ariko iby'umwihariko babigaragaza aho. Imigani 14:8 murabyibuka mwese, bigendana n'ubwenge. Ubwo rero mwaza kubireba kandi byanditse kubireba bitwa biscrolls, ariko ahantu hakomeye n'ahangaha rero igaburo rya nyuma. Igaburo rya nyuma niho amateka yacu dutangira kuyumva neza y'umwami wacu Yesu Kristo. Murabizi neza uburyo yadutwitangiye. Matayo 26 murabona arimo ibintu bituma tutangira kumutekerezaho cyane mu mwami wacu umucunguzi. Uwa kabiri iburyo, wa kabiri uri uburyo bwa Yesu, uwa kabiri niwe Yuda. Murabona ko iburyo bwa Yesu yambaye purple cyangwa mauve, iburyo bwe ariho Yohana, hanyuma agakurikiraho Yuda. Yuda umuntu uzwi cyane, wamenyekanye cyane. Hano rero hariho n'ishusho iri kuri kirahuri isobanura buri ntumwa n'amazina ye. Bashiraho Yesu iburyo bwe, agakurikiraho Yohana, hanyuma agakurikiraho Yuda bitaga Iskariote. Iyi shusho rero yadutangaje cyane, ikozwe muri bronze, ngo ni ya kera cyane, nibaza umuntu wayikoze, ariko ni ishusho ya Yesu yakoze, iri muri bronze, ariko ni ya kera cyane. Nta myaka bashizeho, ariko ni ya kera. Mwami rero abambwa, twinjire rero aho hantu. Matayo 27 abambwa, ngo rero tugiye ahantu hateguwe neza, ameze nk'igorogota. Sindagera muri Israeli, ariko iyo tubonye amashusho cyangwa iyo twumva mu mateka Bibiliya, bakoze ku buryo butangaje cyane. Ntago biri ku kibana, ntago biri ku kibambazi, ni ibintu ubona nkaho ari ibyo. Imisaraba ikoze mu giti, hanyuma rero ibikoze ayo mastati tuzabibasobanura mu yindi video, kuko turindi video turimo gutegura y'uburyo iyo nzu yose ikozwe materiel bakoze amastati yose ni mu materiel amwe cyangwa nimbaroko navuga matière amwe. Tuzabibasobanura, ariko reka tugendane kwanza ni umunsi wa none, twibuka umunsi Yesu atwitangira ku musaraba. Aho rero ni kumumva imva yakoze, bashiraho nyene umubiri w'iyo stati, umubiri wa Yesu ariko muri iyo stati. Ariko iyo tuvuga stati, ntabwo ari stati ikozwe muri plastique, ni matière yindi bayikozemo. Aba bantu ibintu bakoze ni ibintu bidasanzwe. Ku buryo bababuza no gukoraho.
umwami Yesu ni muzima. It is true, the Lord has risen. Nibyo umwami yazutse. Umunsi wa gatatu. Turizera yuko aya mateka ahantu twabajyanye kubatembera, abantu baba mu bice bya Dallas Fort Worth badukurikira, ndumva bajyana w'abana cyangwa ukanasurana ahantu heza cyane. Uwiteka akomeze kubamugisha kandi muzagire Pasika nziza. Mwibuke rero gukora subscribe mukane na kariya kazogera kugira ngo mutaza gucika.